ubwo rero nyuma y'imyaka 6 hari tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2014 ubwo umudamu yari yaratwaye inda, noneho hari umuganga ku kigo nderabuzima cyacu yaje kutugira inama avuga ati rero kuko byageze ubwo yatwaraga inda yageze mu mezi 6 n'iminsi 20 ntibyarenzaga aho ngaho inda yavagamo. Noneho umuganga arambwira ati rero nubona byegereje ya minsi inda zikunda kuvamo uzambwire, noneho azaze abe ku kigo nderabuzima, nzasaba titireri, noneho aryame ku kigo nderabuzima mukurikirane ndebe ikibazo impamvu yatera cya kibazo. Niko byaje kugenda. Ubwo yageje mu mezi 5 n'iminsi mikeya, ubwo biba ngombwa ko mubwira ageneje kuryama ku bitaro, banse byangombwa ngomba gushaka ndabishaka. Noneho iby'amahirwe agize amezi 8 n'iminsi 5 twe twagiye mu gitaramo ahantu ku nteko yacu ya butaka, nagiye kumva hari mu masaa 9 umuganga arampamagaye ati ni Somana Jeremie, niwe ni muganga, nundi muganga wahiriwe utorongoye waratuhaye ico gitekerezo, ihute turagukeneye ku kigo nderabuzima. Nubuhoro muganga kumpamagaye umutima ukabagiye kure. Muganga yarambwira ati rero ntabwo nakubwira ko buri ubuhoro, ntabwo ari ubuhoro. Umudamu kuva saa 7 yambwiye ko ari kumva ari kuribwa, noneho bigeze ubu ari kumwe akakuribwa n'umugongo. None ihute mpamagaye ambulance, ambwira ibyangombwa byose ngomba kwitwaza, ambwira ko bagiye kumurefera akaje kuri hospital. Narihuse nja mu rugo mfata ibyangombwa yari yambwiye, nsha mu gikapu, mfata moto ndihuta, nageze ku kigo nderabuzima nsanga wa muganga watugiriye iyo nama ntawe uhari. Nabandi ubwo muganga yatugira inama kandi tukaba twarigiye twirukanka ibihe byinshi kuri hospital bikaba iby'ubusa, tereka manze mushakishe angira inama. Naje kumuhamagara kuri telefone ndamubura. Nasanze musanzire wanje ari turi kigo nderabuzima yahageze, mutumayo kuje kumushaka yavuye yamuzanye. Noneho ndi bukico gihe byamaze gufata mu masamu ya niho muganga yahageze. Ahageze yari umuntu w'umunyamorari, azari guseka, ariko Somana na Korodina byagenze bite ko ndiko namubabaye. Umva mbese kubera ko mbese yari umuntu akunda kuduhumuriza, mbona nawe aduhacize bati mwe kugira ikibazo. Tumva ati Korodina agiye kubyara umwana kandi je ndabyizeye mugiye kubona umwana. Ndavuga nti muganga ibyo kumbwira rwose ndi kubyumva, ariko niba cadufasha wakidufasha, niba ari kumweza kuri hospital ukamuhereza na rwose ntacizere mfite. Muganga ariko bati mwebwe mwihangane, nzi neza ko arabyara kandi ko nagejeje igihe. Ubwo twaje kwicara tuganiza zani bya soma amasomo na ya mudivise mugenzi wacu aratuganiza. Ubwo bigeze mu masasa bazijoro yagiye mu cumba Claudine yararimo, mbona aje kwihuta mbwa ati rero mutegura ibintu bwangu, mpamagara ambulance biranze tujye kumweza kuri hospital. Agejeje hafi ariko kora ko yigeze kubagwa agomba kubyarira kwa dogiteri, byaba ngombwa akayumufasha akaba yamubaga. None mutegura ibintu bwangu tugende kuri hospital. Ubwo twaje kugira twahoraga twitegura ko dushobora guhita tugenda. Ubwo mu ambulance yaraje iza kumutwara saa 7:15. Noneho ajana n'undi muganga, wa muganga tuza gusigarana asigaye kunganiza. Ambwa ati uretse kugenda mbere twe turaganira, ambwa ati Korodina arabyara kandi guma hano mu kanya baraduha amakuru meza yo kabyaye. Twagumye ku kigo nderabuzima nza kurambirwa. Bigeze mu masaa 8:15 ubwo hari umugabo umwe witwa Munyandikiza akunda kumbi ruhande yaje kumwe ati rero dushoye tuje mu rugo kugira ngo niba ngombwa ko duhamagaye uko akize tuze ko tugira imyiteguro iyo gusura umubyeyi. Twaragiye ubwo tugezewe ajiwe nanje mu rugo, ariko ndyama ntaryamye. Naryamye telefone nyishi nsa n'uyiryamyeho, nyegeze utuvuga ngo mwanyirasona nze kumva kwisonye. Ubwo umudamu w'umunyandekezi nikuze Chantal niwe wajanye n'umudamu wanje. Ubwo bigeze saa 9:15 nagiye kumva telefone irampamagaye. Za nijoro cyaza amanywa? Za nijoro.
ariko se nigeze nsinze nakomeje kwa maso ndi kujya ku telefone mpamagara. Ubwo yarampamagaye telefone nditegereza mbura imbaraga zo kuyitaba. Mu mutima ikintu natekerezaga navandi nta kintu giye kumbwira yuko nanone abyaye umwana upfuye. Telefone irasona ndayireka. Arongera ahamagara telefone irasona ndayihorera. Ahamagaye bwa gatatu telefone ndayitaba. Noneho yaje kumbwira inkuru nziza arambwira ngo Claudine arabyaye. Numvise umutima hari ikintu cy'ikiniga ndamubaza ndi arabyaye koko. Buriya n'ubu ni gutanga ubuhamya icyo kintu w'umutima kinaraje. Ubwo naje kumaza arabyaye umwana urukono rumwana muzima. Rwose ndikona ari umwana tisi n'umwana ukuna ameze gute. Umwana afite imisatsi tisi none ko numva bavuga yuko umwana uvutse ari muzima arira yarize ngo rwose ngo yarize. Sino ni muganga kubwiye ngo iki ti muganga ngo ikari umwana ushize tisi ko ndari kubyemera. Ubwo ati rwose byemere ntabwo nakubesha ibibazo umwana byo ndabizi umwana ni muzima rwose umwana ari konga. Nabwo nti rwose ndabyemera ari uko nirebeye kuri uwo mwana kanitegure mbitenza tinariteguye si bwaye. Cyo nakoze cyo gihe nashatse twangombwa dukeya nshira mu gikapo. Ubwo cyakora nahoragaho niteguye amafaranga naye ndiko buri gihe inda zaviragamo kuri hospitali. Buri gihe nahoraga mu rugo nta buri ibihumbi byibuze 15. Ne nagira ibibazo uko byameze kose nkayabika nteganya ko umudamu ashaka kumurefera kuko byasaga amafaranga. Naje kureba nabitsa amafaranga. Ubwo mfata urugendo ndibuka hari 10:30 ko ndahaguruka nyira kwa musanzire wanje. Ubwo nsanga umudamu ko nawe bahise bamuhamagara ari mu myiteguro. Ubwo arambwa ni mutegereza iminota 10 nanze kumutegereza. Ndakomeza ko icyo gihe yabyariye ahantu yitwa ku kigo nderabuzima ca Bigogo. Icyo gihe baherutse kuhazana umudogiteri noneho umuganga ni yahise amwohereza ngo adakora urugendo rurerure rwo kuri hospitali bikaza kuba ikibazo amuhereza umudogiteri akorera kuri icyo kigo nderabuzima ca Bigogo. Naje kugenda n'amaguru nahageze hari mu masamo ya n'iminota 10. Umva ninjiranye mu bitaro by'ababyeyi morali. Ngarutse inyuma gato nageze ahantu bacuruza ndagenda naguze ibintu by'ibihumbi 7,400 byo kujanira umubyeyi. Nagingura inanasi, imikati, amaji, amafanta, amata. Ikubye nabigejeje muri ico jumba muganga arambaza ati ibi bintu byose ubizana umubyeyi aranywa amata, ari inanasi, anywe fanta, ibintu birashoboka. Tinose muganga nakora nje mbizanye byose kugira ngo ahite micaye kumva shaka. Ubwo nagezemo igikapu ndambikaho ni utari kuja kure umwana uri ku gitanda. Naraki umwana mwitegereza ikintu cyambere caje namarira. Umwana muzima. Ubwo umudamu nawe ubwe rero fata umwana umwonsa tweka ari konka koko. Yafashe umwana aramwonsa mbona umwana ari konka. Umva ibyishimo byaransabye. Noneho naje kuhagera abantu ku itorero ryacu bari bamaze kumenya amakuru byabaye. Nahageze natangiye guhamagarwa n'abizera baririmbyi bacu ari kumpamagara ku buryo kubera guhamagarwa iryo je nacaginze telefone yuzumura kandi telefone nca. Telefone umuri wamaraga iminsi 4 byagiye kugera saa 7 kubera kumpamagara umuriro washize muri telefone. Inkuru yari yasakaye hose nta muntu ari kumpamagara abo mu burasirazuba mu majepfo muri Kongo hehe bari kumpamagara utareba. Ubwo umuriro waje kunshirana muri telefone umudamu twakumwantiza telefone utira aho gaho reka tuve tugarutse kuri madame Claudine. Wowe ikizere cyo gutangira kubona yuko noneho umwana abonetse cyatangiye kwinjiramo ryari? Nawe wasa n'utubwira kuri ubwo buhamya nk'umuntu noneho wari utwite kandi noneho n'umugabo aza kukureba uko yagusanze igihe wari wamaze kubona umwana ageze ku bibero. Ikizere cyaratinze nacyo nubwo nari mufite ikizere cyaratinze. Hari ibyishimo birimo n'ubwoba. Ndi kuvuga nti
ese ko hari uwamaze iminsi 2 akagenda none yakaba ataramara uyu ataramara n'umunsi umwe ahari we namwizera nte barambwiraga ngo Imana yakoze ngikiriza ariko ku mutima ati hari n'igihe aragenda. Icyizere cyaje nyuma, nari mfite ubwoba bushoboka ariko kuko nabazaga muganga mbwira uyu mwana ni muzima, atari ko Claudine uyu mwana ni muzima, uyu mwana arakuze, uyu mwana nta kibazo afite. Ubwo navuga ndi hari reka ndareba niba turataha, niba ndamugeza mu rugo atarahutara. Ubwo mbona ndatashe nsiburira ejo buce, koko uyu mwana araye mu nzu burakeye. Mbona umwana burakeye, mbona iminsi 2, mbona iminsi 3. Iminsi 3 ishize umunyabuzima araza akora ibyangombwa bye byo gusura umubyeyi, ati umwana wawe nta kibazo afite, ibiro byemewe, ati nukumujana kumukingiza. Ati se munyabuzima koko ubu nanjye nzamuheka njya kumukingiza? Tereka ntegereze. Njya kumuhinsa igeze njya kumukingiza, igimaze umwana arakura, aduha icyizere, umwana arakambakamba. Umwana nsubiye inyuma gato, izo nda zose buri uwo mwana yarabaye uwa 10. Yarabaye uwa 10. Uwo wabayeho ni uwa 10. Noneho kugira ngo mubone kumusama nabwo byoreka mbibabwireho gake, nari maze igihe gito mbazwe bitansama kandi ndabo byemewe. Navuga ati noneho iyiyo sukuvamo gusa izambitana, kuko abaganga barambwiraga ati Claudine dore ugize inda 9. Muri zo nda 9 iyo ya 10 yabayeho utarayisama, izo wabazwemo ni zingahe? Ni imwe ikurikirwa niyo yabayeho. Niyo wari umaze kuba. Nabazwe ku ya 9, izindi ni ukunyoza mu nda gutyo. Ariko ya 9 niyo nabazweho, ariho nahise nsama iyo yabayeho. Kuko kugira ngo nyisame umuganga arambwira ati Claudine cya kuboneza umaze kunanirwa uruhuke. Ndavuga nti rero reka ndabikora. Igihe ngiye kuboneza ati reka dukukorera ibizamine turebe. Nsanga indirimo ngiye kuboneza. Ubwo nta kindi nararize amarira, aravuga ati se muganga umukobwa yagize ngo ndi umukobwa hari wasamye inda itemewe. Arambaza ati kubera ikurize? Ati nuko narinje kuboneza nkaba nsanze mfite inda kandi mbazwe vuba. Ati ihangane nta kibazo, genda ukurikiza amategeko ya muganga wihangane. Ariko ntaha nashonze cyane, ariko noneho iyizambitana sukuvamo gusa nanjye nzajana nayo. Iyo nda wa muganga yavuze Serusago Samuel niwe wangiriye inama ati reka nguhe imiti, iyi nda yawe tuyibungabunge turebe ko yabaho. Ubwo nibwo ko kunjyana kuri hopitale yabivuze. Umwana ati muganga dogiteri ati Claudine ndabona warabazwe, tugiye kongera kukubaga. Ati nta kibazo. Isaha Imana yagenye kwiransubiriza ntabwo bigeze bambaga. Dogiteri yamaze kwambara neza yiteguye, umwana baraje bandabyaye. Umwana ararira cyane ijwi rirenga. Ati umuganga arambwira ati Claudine ubyaye umwana w'umukobwa. Mwizo zose zavuyemo bari abahungu bose. Hari n'inda ya 5 navuyemo y'impanga y'abana 2 b'abahungu. Ubwo muganga arambwira ati ubyaye umwana w'umukobwa arakuze. Tse muganga urukona nta kibazo? Ati nta kibazo. Amushyira ku bibero arantunganya nguko babigenza. Ati onza umwana muri ya minota ukonsa umwana. Mbona umwana arakuruye ibere, umva si ko uyu ni umwana mfashe cyangwa besi. Iyo ngeze aho hantu numvaga ngeze ahandi hantu. Umwana aronka, abandi ati arahamagaye. Noneho abantu bumva ati Claudine yabyaye? Ati yabyaye. Abandi bati muretse kubivuga
kuko muze bimubaho mwifate mube muretse muramenye mube muvuge muretse muziga, nyabuna mwitonde. mube muretse wenda muvuge ko ari kwa muganga ariko mube muretse ngo yabyaye hoya mube muretse tuzi bimubaho. Umwana abaho, umwana ndamwonsa, turataha nyine turishima, umva itoro ryacu riradusura, abantu benshi barishima, amamesaje menshi turafashwa cyane. Ubwo mbona umwana abayeho, mbona umwana arakambakambye, mbona umwana aragiye, mbona umwana arize. Mbese Imana ndavuga ndi umwana, Imana ni igitangaza. Kuko hari aho nageze njya mu cyumba ndi njyenyine, ndavuga ndi rero Mana, nta nubwo nzongera kuvuga ngo mpereze umwana, ndarambiwe, ndicecekera, weho uko uzangenza kose ubu ndategereje, ntabwo nzongera kugusaba umwana kuko uzi ko mukeneye. Nuko niba utazamumpa rero Mana, ntiwongere kumbinda ngo ndigusama, zikupe wimbipa, tahubwo niba nzabona umwana yishiremo ibemo, niba ntazamubona sinongere gusama. Iryo sengesho ndagyibuka nararisenze ndi mu cyumba cy'abashyitsi, mfukamye n'amarira menshi. Niba Imana yaryumvishe iryo sengesho akavuga ati Claudine ararambiwe, reka musubize. Iryo sengesho ndagyibuka ko naribwiye Imana ati ntabwo nzongera kugusaba umwana, ntabwo nzongera kuvuga nti Imana mpa umwana kuko uzi ko mukeneye, ahubwo kora ibyo ushaka. Imana irasubije, igisubizo kirabonetse. Ubu tuvugana kuri iyi tariki ya 2 Ukwakira 2021 dukora iki kiganiro, umwana arangana ate? Ubu umwana afite imyaka 7, ari kwiga mu wa mbere, ni umwana mwiza, ni umwana uzi ubwenge. Imana yageze aho imbundi w'umukobwa, ubu mfite undi mukobwa ufite imyaka 3 n'igice. Amen. Ubu ndi guhumuriza abantu bafite ikibazo nk'iki, kuko gisenya ingo nyinshi, kuko gitandukanye imiryango. Ndi kugira ngo bihangane, hari abona gisanzemo kibasigamo, hari n'abakinsizemo. Ndi kubabwira ko isaha yigeze Imana irasubiza, ukazabona umwana rwose ukamubona. Imana ntitinda, nubwo itinda irasubiza. Nicyo mbifuriza umuntu ufite ikibazo wese ngiki, nzi ko kibabaza buri umuntu urabyumva cyane n'ugifite. Ufite ikibazo cyo kutabona umwana arahita arumva iki kiganiro cyane, kuko arahita acumva. Ikintu cyo kutabona umwana kirababaza, wumve ko kirababaza cyane kigashira. Njya numva ngo igise kiraryana cyane, nge ndi umugabo ntabwo ndakijyaho. Bakavuga bati nta n'ikindi kintu wabigeranya. Urabihuza se? Oya, nta n'amahuriro. Igise kirajyana pe nkabyumva, ariko ikigeragezo cyo kubura umwana umva ni hatari. Tukiraho rero, nk'uko bivuze, hari abari muri iki kibazo bashobora kuba batwumva, cyangwa se abakinyuzemo, Satani akabarusha imbaraga, bakaba bajya mu buryo budakwiye, banyura mu nzira zidakwiye, nk'uko namwe Satani icyo gitero yakibagabyeho. Hari n'abashobora kuzabinyuramo mu gihe kiri imbere, batwumva bumva ubuhamya. Ni iyihe nama wabaha ko iki kibazo kijya gitanya bashakanye, imyumvire ntihure, ugasanga batangiye buri wese ahubwo kureba undi nabi, cyangwa se mwagatangira gufata ibibazo akabishyira ku wundi? Uratanga nama ki? Inama nabaha ni ukwihangana bagakomera, kuko babona byinshi, babona benshi bababuze bakababona, bakomera bagakundana. Umva kenzi ikintu nababwira ni ugukomera no kwihangana, bagategereza isaha yigeze Imana irasubiza. Arakoze cyane ati isaha yigeze Imana irasubiza. Hanyuma tugaruke ku mutware wawe. Reka tugaruke ku mutware wawe. Wowe umwana arabonetse, icyizere mu muryango kiragarutse, umunezero n'ibyishimo bifashe icumbi wanyu. Nkabyakiriye mute? Umuryango wabyakiriye ute? Umuryango wabyakiriye neza,
cya kintu navuze cy'ukuntu baritwaye mu bihe byari byaratambutse. ubu natubwire n'isomo umuryango wakuyemo. Mbese barigaruye baradusura ari bashiki banje, ari n'abandi bavandimwe baradusuye ubwabo, nta n'ikintu mbabwiye, nibo bagiye baritangira ubuhamya bw'uko bagiye batwitwaraho nabi. Bamwe basaba imbabazi, tuvuga kandi nta kibazo twabagizeho, kandi ni koko mbese kuko byageze n'ubwo yewe n'abaturanyi bagiye batuvugiraho amagambo, amwe akatugeraho, amwe akariye umudamu atamuza ko bari kumunegura. Noneho umwana amaze kuboneka rero kugira ngo mbere icyo cy'Imana isubiza, kuko uwo mwana wa mbere twamwise Irasubije, imfura yacu Joyce. Umwana nabwiye umudamu nabwira ndi kuko iwacu muri iyo myaka hari ikije cadutse cyo kuvuna abana, ngo hari ukuntu bavunaga imbavu, abana bagapfa bazize amanzaganya. Namubwiye nti rero ubwo abandi babyeyi bimana abana ngo batazabavuna, uyu mwana ni Imana imuduhaye. Nti sinzagira umuntu wumva ngo yaje umwe mu mwana. Imana niyemera ko agenda azagenda uko abandi bagiye, kandi nibimuduhaye koko izamurinda n'uwashaka kumugirira nabi. Icyo kintu umugore yaracyumvise, umwana uje harabanje gucaho ibyo bihe mwanyuzemo bigoranye, ukabwira uti umuntu wese ujya uhereza umwana nta kibazo. Umugore yarabyakiriye, reka tubanze tumwimbire arahari. Narabyakiriye pe, ahubwo bo ubwabo bakatinya kumufata. Namuhereza nk'umuntu ati narebye. Biterwa n'iki ubwo? Bitewe no kuvuga ati wenda yamubonye arushe, hatagira wenda n'umugirira nabi akavuga ati ninje. Bo ubwabo ahubwo nibo bamutinye, nkabatinyura nkamubahereza, tishikira umwari Imana yaramumpaye. Uryo reka tugaruke ku mutware wawe. Rero ndibuka hari umunsi umwe, hari umuntu umwe twasenganaga, yaraje mbese aza nk'inkubagahu, mbese nkuzanye ipfukire hari. Ubwo yaraje aricara ati rwose ndi kwihuta, ariko ikintu kinzanye numvise amakuru abantu bambwiye yuko mu gupfa guhereza umwana umuntu umuntu wari wese, ati ndabiyamye uwo mwana mwe kongera kumutanga. Muramenye tumonye tumubabaye hato tutamubura. Naramubwiye nti rero iri jya uvuze ntabwo rero urivuze, ni umwanzi uri kuvugishije, niko uyu mwana yabonetse ari Imana imutanze. Nta nico nakora na gito mu rugendo nabwo ndi kuba abantu babyara abana bagakura, hari abatuye ku muhanda agakura abana kona barakuze, kandi nta modoka atagiye mu muhanda ngo imodoka imugonge. Yego, abantu bakuri imodoka zikabica imbere yiwe, ariko umwana uri gukamba igitamba mbuga utazi kumenya ngo imodoka iturutse mu cyerekezo iki n'iki yanangonga, akakura akagira imyaka y'ubukure nta kibazo rwose. Ubwo ndabwira nti rero mubwira amagambo nabwiye umudamu nabwo ndi Imana yamuduhaye, niyemera yuko hagiye umugirira nabi izaba yabyemeye nyine, ariko nta muntu uzenda kuzava ngo twamwimye umwana. Uzajya hano wese azafata umwana yumve ko Imana yatugiriye neza, kuko ni Imana yasubije. Ubwo rero umwana yabayeho, ndetse na n'uburiya kandi abantu bavuga ngo abana ngo bashaka kujyana mu rusisiro, nta hantu rwose mubuza kuja. We na mwene nyina bamaze kuba abana bazi ubwenge, tubasiga mu rugo, ntabwo ijambo ngo ntimukaje kwa runaka, ahubwo ndabareka ushaka kubajana ngo baje kurari wabo ndabatanga bakagenda rwose nta kibazo. Mbese nta muntu n'umwe wavuga ngo twigize tumujyaho urwikekwe wenda ngagira abana bacu nabi. Ku kintu cyo kusaba urubyaro, hari ababyeyi benshi bavuga ati Mana ndashaka agahungu, Mana ndashaka agakobwa, durampaye abahungu gusa. Mwebwe muri ibyo bihe hari kondisiyo mwigeze mushyiraho Imana? Rwose ikintu ngiye kuvuga niko cyakiye mu mutima wacu, ntabwo twigeze tuba turgusaba umwana w'umuhungu w'umukobwa, icyo twasabaga ni umwana. Ni nayo mpamvu buriya ubu dufite abana babiri b'abakobwa. Abantu benshi bakunze gufata n'abakobwa hatari abantu nk'abandi, umva ni abana dukunda, tubitaho, wenda baduturanye barabizi, tubafata neza, bitaye kuvuga ngo ni umukobwa ni umuhungu. Kandi kugeza n'uyu munsi
ntabwo navuga ngo wenda ngo twarangije nta wundi mwana tuzabyara, ariko ntabwo nasenga Imana ndi kuvuga ngo ndi kwisaba umwana umeze gucana gutya, ahubwo ndamutse nongeye kubyara undi mwana, Imana izampe uwizabishatse kumba, ko ico gisubizo izabimpaye nk'uko yabampaye, izampa ushaka kumba. Ndagira ngo na madamu wawe rero tugana ku musozo w'ubuhamya bwanyu atubwire mukurikije ubuhamya mutanze twiyumviye bw'ibyo mwanyuzemo, ni ikigeragezo gikubita ahababaza ariko benshi kikabarambika, benshi Satani akakibafatiramo, ariko mwarahanyuze, Imana irahabatambutsa. Ndagira ngo musangize abandi kuri iryo banga, kuri iyo mbaraga yababashishije, maze buri wese agire isomo yasigarana muri ubu buhamya. Icyo nababwira ni ugusenga. Icya mbere ni ugusenga, tukizera, bakizerana abo bantu bafite icyo kibazo, ntibajyajyane ngo uyu niwe ubitera. Oya, ntabwo ibyo ari byiza ku muntu. Niyo uri gusaba Imana urigengesera kugira ngo udateshuka. Ubwo njye mbabwira ko ari ugusenga, bakizera ko Imana izabasubiza. Arakoze cyane. N'umutware wawe nawe aragira icyo abivugaho. Rero kuri ubuhamya bwacu, nyuma y'uko Imana iduhaye irasubije imfura yacu Joyce, ndetse n'undi witwa iduhaye undi Irakoze Karine, ni ukuri ndashaka kugira ngo mbwire abadukurikiye yuko mu ijuru hari Imana, kandi Imana itanga ibisubizo. Umuntu wese ushobora kuyizera mu kibazo cyose yaba arimo akayiringira, Imana yacu irasubiza. Niyo mpamvu basaba kugira ngo ibi byo muzahana byo byose muje mwifashisha gusenga, mwiriza ubusa, kandi ibyo byose mubigerekeho kwiringira Imana yo mu ijuru. Muri make rero nifuza kugira ngo tubarangire abo turi bo. Birashoboka ko nakwifuza kuduhamagara ashaka kugira ngo tumugire inama ku byatubayeho. Hari abantu bumva ubuhamya bw'abantu runaka bakifuza kumenya abari bo, mushaka kumenya amasura yacu, jya kuri YouTube, kwakoresha imbuga nkoranyambaga, mwatubonera ku kinamico yitwa Ibirihubu, aho muzabona uwitwa Nkumizubu ndetse n'uwitwa Matayo Semivumbi, aho bakinye muri iyo kinamico. Ngira ngo wasa n'ubivugaho neza, kuko nanjye ndimo ndumva nuvuga ngo nyuma yo gusohoka muri icyo kibazo hari uburyo mwaratambukijemo ubwo butumwa binyuze mu ikinamico cyangwa se muri ayo mashusho. Mbese byanyuze muri korali, noneho muri bwa buryo twakundaga kuje dushaka utwo kutunezeza, kuko ndibuka igihe twaga dufite icyo kibazo cy'uko turakabona umwana, twakunda gukina ibintu by'amakinamico. Inshuro nyinshi bakundaga kumpa umwanya. Ndibuka ikinamico twakinaga tugukina ikinamico Yerukana, ninjye wabaga Yerukana, kandi usanzwe uri no muri icyo kibazo. Ndi muri icyo kibazo. None nta kinamico abizera bakarira, bakamwe bakansanga kamwe ntuzongeye gukina kinamico ngiye, ahubwo uko bashaka kumbwana gushaka gukina amakinamico ngaho. Ariko izo mbaraga zikuragaye. Imbaraga nazikura ku Mana tahandi. Kuko abantu bamwe hari n'ababifata nk'ari nko kwishinyagurira cyangwa se ko ari nko kwikina ku mubyimba. Ngo barazaga kusanga ati ko rwose nyaboneka ntukajuze ikintu. Yego. Ukanga uti ngomba kuzikina. Rwose noneho nakunda gukina n'umudamu wanje, akaduyu turore runaka dukinanye. Niyo mpamvu ne kinamico ndi kubarangira yitwa Ibirihubu, muzayibona. Twaje gukinana uko na ibintu tunakina, ni ibintu ubona mbese abagabo n'abagore benshi batakina, kuko hari n'abadusuraga tuvuga ati ibintu mukina ko tutabishobora, rero turabishoboye. Nabikinnye ni video yakozwe na korali. Ni video yakozwe na korali. Ubwo nwango naho iboneka kuri YouTube channel, ni kuri channel ya korali. Ya korali. Wayivuga kugira abantu wayibona ugiye kuri YouTube ukandika Batikoti inzira y'ukuri. Inzira y'ukuri Batikoti, hanyuma agahita abona ako gakinamico kabanziriza indirimbo. Yego.
nimwe mwahakinnye twarahakinye hari n'abandi kandi twifuza yuko no mu bihe bizaza nubwo twakinye uturere tutavuga ibyo twanyuzemo mu bihe bizaza tuzakina n'utundi tuntu dusa n'ibibazo twanyuzemo kugira ngo n'abafite ikibazo nk'icyo twahuye nacyo baje babibona imbonankubone mu kinamico uburyo byatubereye mbese muri make twifuza kugira ngo duhumurizanye nk'uko ikiganiro kibivuga. Madamu wowe ubwo mwabaga murimo mukina ubwo butumwa bwo muri Bibiliya buvuga ku gitekerezo cya Elukana n'umugore we Hana, nabo bari barabuze urubyaro, nibo baje kubyara umwana Samweli nyuma waje kuba mu mucamanza w'Isiraheli. None wowe ntabwo byagukomeretsaga ngo imbaraga wazikuraga zo gukina ubwo butumwa koko? Imbaraga kubera ko ubuzi n'icyo ukora wazibona, uba ushaka kwigisha abantu. Nanjye nabaga ndi kwigisha burya, nubwo nabaga ari njye uri kubikora, nabaga ndi kwibwira, nibwira yuko Hana yabonye umwana kandi nawe yarabinyuzemo nkabikina nkereka abantu ko nanjye mutegereje kandi koko naramubonye. Ubwo rero ako gakino katumye dukina, nuko korari nayo iradukunda. Abandi ati ntabwo wakina turadukina mu bana nabi, burya n'urugo rwacu rubana neza mu bantu, mbese nta abantu babibona neza uriya mukino mukina ni mwiza. Reka dusoze ikiganiro, ariko mbere y'uko nkubitaho umufuniko ndagira ngo mbabaze ibibazo bibiri by'amatsiko. Kimwe kigenewe Madame Claudine, ikindi kigenewe Sibomana. Ndahera kuri Madame. Niki ni akahe kamenyetso cyangwa se ni iki gihora mu bitekerezo byawe cyangwa se indangagaciro wabonye mu mutware wawe muri ibyo bihe n'uyu munsi iyo shusho iguhoramo ukavuga uti rwose iki kintu giturutse kuri we cyaranyubatse cyarankomeje muri bino bihe? Ikintu cyankomeje, nabonye ko arankunda cyane. Ibintu yakoze bishoboye bake, kuko ibintu yakoze birakomeye. Kwihangana k'umugabo ni bake babishoboye. Nta na rimwe yigeze ubona acitse intege ngo ubone abaye nk'ukurakariye cyangwa se nk'ukubwiye agucyaha? Oya, nta na rimwe rwose. yarankomezaga cyane, ariko nanakomezwaga nawe. Aho harimo isomo ku bashakanye, ku miryango, abari banye nabi ntibikwiye. Mutware nawe icyo kibazo nicyo nkubaza nawe, ariko ko umudamu wawe muri ibyo bihe byose mwanyuzemo, icyo wamubonyemo gituma akomeza kuba mu bitekerezo byawe, kuba mu mutima wawe? Ikintu kiba mu mutima wanje buri gihe, muri icyo gihe twahuraga n'ibibazo, nakunda ko namubwira ijambo ati ndagukunda, ntabwo nagutererana. Icyo ko narambwira nawe akanzuza ati urukundo unkunda ndarubona. Kandi n'ubu ngubu nubwo ikibazo gisa naho cyakemutse maniko yadusubije, akunda kumbwira ati ndagukunda, kandi nkunda no kubibona mu buryo wabashaka kugira ngo ande imico myiza yewe ndi gushaka kugira ngo ntandukire. Gerageza kumbwira ati none wibagiwe iby'Imana yadukoreye? None Imana ibe yaradukoreye ibikomeye ngibi tuyihembe kuyigomekaho? Ibyo bituma mukunda cyane. Ibyo byonyine kuba mbwira ngo arankunda, burya akambwira ngo arankunda, bituma nanjye mu mutima wanjye nkomeza kumuzirikana. Ndabashimiye kubw'ubuhamya mutanze kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, yumvikanira kuri FM 106.4 ndetse na FM 100.2, no kuri application ya TuneIn. Hari abadukurikiye baba bari mu Rwanda cyangwa mu mahanga bumvisha ubu buhamya, ndibwira ko bakwema amasomo menshi buri muntu ku giti cye. Dusoza rero ndagira ngo mugaruke ku myirondoro, yaba aho mubarizwa, yaba mu rwego rw'itorero ndetse no mu rwego rw'inzego za leta. Kuko twabivuze, tubarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ku itorero rya Batikoti, intara ya Karisimbi, muri Firidi y'Uburengerazuba bw'Amajyaruguru. Noneho aho dutuye umudugudu wa Kabeza, akagari ka Myuga, umurenge wa Kabatwa, akarere ka Nyabihu. Ndashaka kugira ngo mbarangiye nk'ahantu bakwifuza kuba baduhamagara kuri telefone yanjye ni 078 200
96 31. ni nimero ihamagarwa mu buryo buri seriye atari ugucokoza umuntu rwose. ndabashimiye rwose, kandi reka na madamu wawe nawe agaruke ku mwirondoro we. amazina niyo nambaza Claudine, barizwa mu itorero ry'Abadivantisite mu munsi wa 7, itorero rya Batikoti mu ntara ya Karisimbi. mukaba mufite inshingano zo kwita ku bana mu itorero. inshingano ni yacu cyane, tuyitaho. maze imyaka 7 nyobora abana, niyo mpano nibonyeho ko kuyobora abana ari twe. n'uyu mutware wanje hari igihe yayoboye abana, ubwo ni intego twiyemeje ko tugiye kuyobora abana mu itorero ryarabitwemereye. murakoze. reka mu gusoza nsabe Claudine aturagize Imana. Mana yacu, Mana nyirimbuhwe, turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. tugushimye yuko abanye natwe mu buhamya dutanze, tukweretse abarabwumva Mana, ubahe gukebuka, ubahe kukureba, barebe ko ariho gisubizo mu byo tuvuze byose, maze Uwiteka niba kwisunga bakabona wowe ko ari wowe uzaba subiza ibibazo bafite, izina ryawe rizahabwa icubahiro. buri muntu wese umusubize uko akenye, urakubwira ikibazo cye Nyagasani, umwumve utitaye uko ari, wirengagiza ibyaha byacu, ahubwo uje udusubiriza buri gihe, mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti wakomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro mu kiganiro duhumurizanye, aho twaganiraga na Sibomana Jeremy n'umufasha we Claudine Niyonambaza wo mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba, basengera ku itorero rya Adventiste umunsi wa 7 rya Batikoti mu ntara y'Ivugabutumwa Karisimbi. Bashimiraga Imana yabahaye urubyaro nyuma y'igihe kigera ku myaka 6 bagenda bashyingura abo babyaraga cyangwa se inda zikavamo zitarakura, ariko igihe kigeze Imana irabasubiza. Birinze kujya mu bapfumu no kujya mu bantu bavuga yuko basengera abantu bafite ibibazo, ahubwo banamba ku Mana, kandi iyi Mana arabasubije, dore ko ijambo ryayo ari ryo rivuga yuko Imana ari itanga abana. Mbere yo gusoza ubuhamya, reka tuzirikane aya magambo aboneka muri Zaburi 127 umurongo wa 3 ahagira hati: dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Kuri mikoro wari kumwe nanjye Onesphore Yadusoneye. Naho ubutaha. Duhumurizanye. komera ihangane shikama mu masezerano, muhumurizanye mw'ijwi ry'ibyiringiro, ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si.